Hari igihe Roma yari imwe mu ngoma zikomeye ku isi, kuko yari ifite abasirikare bakomeye, yari ifite amategeko akomeye, yari ifite imijyi minini, imihanda yari igezweho icyo gihe, ubutunzi ndetse n'abantu benshi bayitinyaga. Iyo Roma yavugwaga, ibindi bice by'isi byaracecekaga. Ariko nyuma y'icyo cyubahiro cyose cya Roma, hari abantu batari babayeho nk'abandi bantu, abacakara, kuko bakoraga imirimo imvunanye, bagurishwaga nk'ibintu, bamburwaga imiryango yabo ndetse n'amazina yabo, bamburwaga ubuzima bwabo mu gihe icyo ari cyo cyose. Kandi bamwe muri abo bajyanwaga mu bibuga by'imikino bagatozwa kurwana kugira ngo abandi bantu bicare barebe, bakomera amashyi, bishimira amaraso y'abandi bantu bicana. Abo nibo bitwaga gladiators. Muri abo bagabo hari harimo umwe witwaga Spartacus. Uyu munsi kuri Haxam Official twinjire mu nkuru y'umugabo wari umucakara, ariko izina rye rikaza gutuma Roma, ingoma yari yaramenyereye gutegeka abandi, itangira kugira ubwoba. Spartacus ntabwo yavukiye mu cyubahiro, ntabwo yavukiye ahantu hiyubashye, ntabwo yavukiye mu muryango ukomeye. Ntiyavutse ari umwami, ntiyavutse ari umwana w'umusirikare, ntiyavutse ari umukuru w'i Roma, kandi ntiyavutse ari umuntu wari utegerejwe n'amateka. Bivugwa ko yari avuye mu karere ka Thrace, ahantu haherereye mu gice cy'Uburayi bwo hambere. Uko byagenze byose, Spartacus yaje kwisanga mu maboko y'Abaroma. Yabaye umucakara wabo, imaze kujyanwa mu ishuri ry'abarwanyi ba gladiators ryari Capua mu Butaliyani. Ahantu ntabwo hari ishuri nk'ahandi. Nta muntu wajyanwaga kwiga kugira ngo azabe umuganga, umucuruzi cyangwa umwanditsi. Aha bigishaga umuntu kurwana, bigishaga umuntu gukoresha inkota, bigishaga umuntu kwica mbere y'uko we yicwa. Izi ndwanyi zabaga zizi ko umunsi umwe zishobora kujyanwa mu kibuga imbere y'abantu benshi, akaguruka afite inkota mu ntoki, ariko atazi ko uwo munsi ari wo munsi asubira mu cyumba cye. Muri make, ntabwo yabaga azi ko uwo munsi ari burangize. Aho iminyururu itangiye kubigisha uko bo bayicika. Hari abantu ushobora kwambura byose, hanyuma ukibagirwa ko basigaranye ikintu kimwe, ubushake bwo kwihorera. Mu mwaka wa 73 mbere ya Yezu, Spartacus n'abandi ba gladiators, ubwo ni babarwanyi, bagezeho baravuga ati ibi birahagije. Ntabwo bari bafite ingabo nini, ntabwo bari bafite gahunda nini yo gufata Roma, ntabwo bari bafite ibikoresho byinshi. Ahubwo icyo bari bafite ni umujinya. Bari barambiwe gukomeza gutegekwa, kandi bari bafite icyifuzo kimwe, kuva muri ubwo buzima. Bateguye gutoroka. Bamwe bavuga ko umugambi wabo wamenyekanye mbere y'uko bawushyira mu bikorwa, ariko nubwo byagenze gutyo ntibahagaze. Bafashe ibikoresho byabo by'uburwanyi, bafata ibyo mu gikoni, ibyuma n'ibyo bari bashoboye kubona byose, bararwana baracika. Umubare wabo wari muto, ariko inkuru yabo ntiyatinze gukwirakwira. Muri icyo gihe abacakara bo mu mirima, abari barababajwe na Roma bose, abari batari bagifite icyizere, batangiye kumva izina rya Spartacus. Bamwe baramukurikira, buhoro buhoro itsinda ryabo rigenda riba itsinda ry'abantu benshi mu gihe gito. Roma bigitangira yabafashe nk'abantu bari baciriritse, yumva ko ari abantu bake bacitse. Ariko ibyo bintu ntibyatinze guhinduka, kuko Spartacus n'abantu be batangiye gutsinda ingabo zoherezwaga kubafata. Abaroma boherezaga abasirikare bakibwira ko bagiye kurangiza ikibazo mu buryo bworoshye, ariko bagasanga abacakara batari abantu bo gufatwa nk'amatungo yasohotse mu kiraro. Bari abantu bayihagazeho ku buryo bwose bushoboka. Ingabo zose zoherezwaga barazirwanyaga bakazitsinda. Abo bagabo bari bararakariye isi, bari bazi ko niba badatsinzwe nta mbabazi bazahabwa mu gihe bazafatwa na Roma, bityo bakarwana bimazeyo. Kandi umuntu urwana azi ko nta nzira yo gusubira inyuma afite, rimwe na rimwe arwana nk'udafite icyo gutakaza. Uyu muntu aba ari mubi cyane. Spartacus n'ingabo ze bahungiye mu misozi, cyane cyane hafi ya Monte Vesove. Aha ni inkuru yabo yatangiye gufata indi shusho. Roma yagerageje kubaryoshya, ikomeza kubatera, ariko Spartacus ntiyari umuntu wo gutegereza ngo bamumanukireho. Inkuru zimwe zivuga yuko we n'abantu be bakoze imigozi bakoresheje imizabibu yo mu misozi, maze batangira kujya bajya ahantu Abaroma bategekaga, bakabateka babaturutse inyuma. Ingabo z'Abaroma zari zizeye ko zifite abacakara bafungiye mu misozi. Mu kanya gato zisangaga zirizo zifashwe. Iyo ntsinzi yatumye izina rya Spartacus ritangira kumvikana kurushaho. Noneho ntibyari bikiri inkuru y'abacakara batorotse, byari bitangiye kuba ikimenyetso. Abandi bacakara barabumvaga bakaza, abandi babuze aho bahungira nabo bose baraza. Abari barababajwe na Roma bose bazi kwifatanya n'uyu musore Spartacus. Umutwe wa Spartacus waje kuba umutwe mukuru. Ziba ingabo nyinshi zirakura. Bivuga yuko wigeze kugira abantu n'ingabo z'ibihumbi benshi cyane. Tekereza Roma, ingoma yari yaramaze kumenyera gutsinda ibihugu, noneho ikaba ihanganye n'ingabo y'abantu yari igeze gufata nk'aho nta gaciro bari bafite. Ibyo byari igisebo gikomeye kuri Roma, kandi Roma yari izwiho kuba idakunda igisebo. Spartacus yashakaga iki rero?
Abantu benshi bavuga mu buryo butandukanye. Haravuga ko yashakaga gusohoka mu Butaliyani akajyana abantu be bose bamukurikiye kure y'ububasha bwa Roma, ahantu Roma idategeka. Hari abavuga ko bamwe bamukurikiye bashakaga gukomeza gusahura ndetse no kurwana aho guhunga. Abandi bakavuga ko muri izo ngabo harimo abantu batandukanye, abafite inyota zitandukanye, ariko icyo amateka agaragaza kimwe ni kimwe. Roma yari yaramaze kubona ko iki kibazo kitazarangizwa n'ingabo nkeya. Spartacus yari amaze kuba izina riteye impungenge ku gihugu nka Roma, kuko yatsinze abasirikare batandukanye ba Roma. Muri bo babambwe ku mihanda kugira ngo buri wese uzahanyura abone ubutumwa bwa Roma.